Haleluya, haleluya. Bene data mwaramutse amahoro. Imana y'amahoro ishimwe cyane ko itwongereye uyu munsi nanone kugira ngo tuwubemo. Kandi iyo ivuze ngo nimubeho, ibivuze ngo nimubeho mu mirimo myiza impesha icyubahiro. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuvuga ku munsi wa gatandatu w'igisibo. Duherutse kuvuga ku munsi wa gatanu, aho Imana yadusabaga ikatubwira ngo nimungarukire nanjye ndabagarukira. Yatubwiraga ko itari Imana ibereyeho guca imanza itegereje guhana gusa, ahubwo ni Data wa twese mwiza utegereje kutwakira iyo tugarutse. Iyo ugarutse ntiyibuka ibyaha byawe, yibuka imbaraga ushyizemo mu kugaruka. Mushishimure imitima yanyu, mugarukire Uwiteka Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ni karibu rero ku munsi wa gatandatu. Ese umunsi wa gatandatu w'igisibo uduhishiye iki? Uratubwira iki? Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni umutima ushenjaguwe. Bene uwo mutima Imana ntizawusuzugura. Umutima ushenjaguwe Imana ntizawusuzugura. Turawusanga muri Zaburi 51 uhereye ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Haranditse ngo Mwami bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokejwe. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe. Mana ntuzawusuzugura. Iyi zaburi iratwereka neza yuko umutima umenetse Uwiteka Imana atazawusuzugura. Imana yacu itugirire neza cyane. Hari abantu baza mu rusengero bambaye neza, ariko imbere mu mutima harimo ibikomere. Bakomerekejwe n'abantu, bakomerekejwe n'isi, bakomerekejwe n'ibibazo bitandukanye, bakomerekejwe na Satani. Hari abandi bavuga ngo sinzi gusenga, sinzi kuvuga, sinari nkwiriye kwegera Imana. Ariko uyu munsi ndaje kukubwira yuko Imana ntiyishimira amagambo meza gusa, yishimira umutima ushenjaguwe, umutima wemera guca bugufi, umutima wemera kwizera Imana, umutima wemera kurekura ibidafite umumaro, ukareka ibisanzwe n'ibiri inyuma, ugasingira ibiri imbere. Kwihana nyako si amagambo menshi, ni ukwemera uti Imana nagucumuyeho, none ntabara. Niko uyu mugaragu w'Imana Dawidi yasabye Imana yumva nta kindi yakora. Aravuga ati nzanye ibitambo ndabifite nabibona byo kuguha, ariko ntago wishimira ibitambo byokeje. Kereka umutima umenetse wenyine. Imana itugirire neza. Ese umutima wawe washenjaguriwe Uwiteka Imana? Ese gushenjagurika ni intege nkeya? Isi yigisha ko kurira ari intege nke, yigisha ko kwihana ari intege nke, yigisha ko kubabarira ari intege nke. Ahubwo isi itwigisha kwihorera. Ariko Imana ibyo byose iravuga iti umutima wihana, umutima ucishijwe bugufi niwe nishimira. Ku Mana gushenjagurika ni imbaraga z'akataraboneka. Iyo umutima wawe umenetse imbere y'Imana, imbabazi ziramanuka, amahoro arinjira, ubuntu
buragukingira, ubona uburinzi budasanzwe, ubona igitinyiro, Imana igushyiraho igikundiro utigeze ugira mu buzima bwawe mbere y'uko umutima wawe ushenjagurikira Imana. Dawidi yari umunyabyaha, ariko ikintu Imana imukundira ni uko iyo yazaga ku Mana yazaga arira atitaye ku cyubahiro afite. Ntabwo yitaga ko ari umwami yambaye ikamba ry'umwami, ahubwo yaririraga Imana akaboroga, ndetse n'ibyaha yakoze rubanda rukabimenya. Igihe uyu munsi umuntu ukomeye iyo akoze icyaha ashaka kugihisha no kugitwikira kugira ngo hatagira umuntu ukimenya, kugira ngo hatagira umuntu ubimenya, kugira ngo hatagira ubisobanukirwa. Yewe n'iyo babimenye hari igihe abo bakurwa mu nzira kugira ngo batazabivuga. Imana yacu itugirire neza. Ariko Dawidi we yaranamizaga akavuga ati rwose ntabwo nari nkwiye gukora ibi ngibi, ariko kuko nabikoze nihannye ku mugaragaro, si abaturage banjye babikoze, ahubwo ni umutima wanjye wabikoze. Mwibuke igihe yakoraga icyaha Imana ikamuhitishamo igihano, ariko we yaravuze ati bari njyewe wihanira, ni njyewe wacumuye, ni njyewe wakoze amakosa, Mana mbabarira. Imana itwigishe gusaba imbabazi, Imana itwigishe guca bugufi, Imana itwigishe kugira umutima umenetse. Imana ntago yawusuzugura, uko byagenda kose izatubabarira. Ni Imana y'inyempuhwe, ni umubyeyi utabura kubabarira, ndetse ni umubyeyi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hari icyo nabonye mu buzima, iyo uri umuntu w'Imana, Imana iragukurikirana, ntago icyo ukureka ngo ugwe burundu, iba itegereje yuko ugaruka. Niyo mpamvu nkwinginze cyane ngo niba waracitse intege ugasubira inyuma, iby'isi bikagukurura, Satani akagukurura, uyu mubiri ukagukura mu byizerwa, garukira aho ngaho. Yesu aracyateze amaboko. Iyo turi muri iyi minsi 40 y'igisibo, Imana iba iri kutubwira ngo mwibuke umwana wanjye uburyo yababaye, mwibuke uburyo yashenjaguwe, mwibuke uburyo yatutswe, mwibuke uburyo yakubiswe imikoba iriho ibyuma, mwibuke uburyo yaciriwe amacandwe n'abatari bakwiriye kumwegera, ndetse ntibahambure n'agashumi k'inkweto ze. Ariko baramwuriye, baramutuka cyane, bamukubita ibipfunsi, bamuzunguriza umutwe, bamwambika ikamba ku mutwe, bakamukubita bakamubwira ngo fora ndinde, ninde ugukubise, ngo turakuramya mwami w'Abayuda. Kandi ari Imana, arabareba, arabihorera. Yashoboraga kuvuga rimwe bose bakarambarara, ntihagire uwongera kubyuka, ariko aravugaga ati ntago muzi icyo mukora. Agiye gutanga aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Imana yacu ni inyempuhwe. Kristo yatugiriye ibambe tutashobora gupima ku munzane. Ntago wapima ibambe ngo upime uburebure n'ubugari bwaryo, ngo upime ubuhagarike bwabyo. Oya, ni ukuri urukundo yadukunze rusumba isi, rusumba ibiriho byose. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ni igihe cyo kwibuka ibyo ngibyo, hanyuma twarangiza tukinira, tukagaruka tukavuga ngo mwami twaracumuye koko, duciye bugufi, turakwihaye, twishyize mu biganza byawe, twishyize mu mbabazi zawe, twishyize mu maboko yawe. Turengere, tubere byose. Kandi Imana ihita yakira umuntu mu ijuru, impundu zikavuga. Nibyo, wabyumvise neza, nuko nguko bikora. Kwihana by'ukuri rero ntago ari ukureka ibiryo gusa, si ukwiyima ibyiza, si ukwiyima kunezerwa,
oya, ahubwo ni ukuvuga uti Mana ndagushaka kuruta uko nshaka iby'iyi si. Hari igihe abantu bafata iby'isi bakabirutisha Imana, ngo iyo Mana yanyu se ngo ivuze iki, ngo ngewe mfite amafaranga ngo byose mba mbifite, ngo amafaranga ni byose. Ariko nagira ngo nkubwire ngo amafaranga si byose. None se amafaranga yabaye byose, ni gute umuntu ajya kwa muganga ayafite, barangiza bakananirwa uburwayi bwe afite amafaranga, bakamuvana mu bitaro bimwe bamujyana mu bikomeye kurushaho bikabananira afite amafaranga? Kuki ubwo burwayi atabubwira ati akira aya mafaranga ariko unsohokemo, niba amafaranga ari byose? Ariko hari igihe bimera gutyo, umuntu akazenguruka ibitaro, nuko yasenga Imana, Imana ikamubwira ngo mwana wanjye ndagukijije, wazengurutse henshi, uburwayi bwawe bwarananiranye, ariko uburwayi bunaniye abaganga ntabwo bunanira Imana. Imana itugirire neza. Kwizera kurarema, kwizera kugira ibihamya byako. Iyo rero umutima wawe ushenjaguwe, Imana irawubona, Imana ibikureba, Imana ibitureba mu mitima yacu. Njye sinareba mu mutima wawe, umubyeyi wawe ntiyareba mu mutima wawe, umwana wawe ntiyareba mu mutima wawe, umugore wawe ntiyareba mu mutima wawe, umugabo wawe ntiyareba mu mutima wawe, ariko Imana iratobora ikareba mu mutima, ikaba ari nayo imenya ibikorerwamo. Imana ishimwe cyane. Nshuti zanjye bavandimwe rero, niba hari icyaha kigukomereye, icyo cyaha ukumva warabuze uko ukivuga, ukumva warabuze uko ucyatura, ukumva warabuze n'uwo waturira wizeye, ariko uyu ni umunsi wa gatandatu wo kugira ngo umutima wawe ushenjagurirwe imbere y'Imana. Niba umutima wawe harimo umubabaro utajya ushiramo, ukananirwa kubabarira, ukananirwa kugira ikindi kintu utekereza, ugahora ubabaye, nawe ubwawe uri kwiyica, saba Imana ngo Mana umutima wanjye winjiremo, uhindure ibidahinduye. Uyu ni umunsi wo kugira ngo tube imbere y'Imana n'imitima yacu ishenjaguwe. Shyira Imana umutima, yibwira uti Mana mu maboko yawe niho nshyize umutima wanjye, kugira ngo ungirire neza. Wikwitinya, witinya Imana, ntutinye. Imana ni umubyeyi, ntugire icyo uhisha. Imana ni umubyeyi wo kwizerwa. Tanga umutima wawe gusa byonyine biraba bihagije, kuko umutima ushenjaguwe Imana itazawusuzugura, irakubona. Ntutekereze ko rero Imana ishaka amagambo menshi usubiramo, ntutekereze ko Imana ishaka ibikorwa bikomeye. Imana irishakira umutima. Iyo umutima ushenjaguwe ukemera icyaha, Imana irawakira. Iyo umutima ni ukuri ufite intimba, irawakira ikagukiza intimba. Iyo umutima wicujije, imbabazi ziraza zikakuzaho. Yego, Imana yacu itugirire neza. Egereza Imana umutima wawe, wihe mu biganza. Mushishimure imitima yanyu, mugaruke ku Mana, kuko umutima ushenjaguwe Imana ntizawusuzugura. Imana yacu itugirire neza cyane. Mana yera, Mana ikiranuka, uyu munsi ni umunsi wa gatandatu w'igisibo. Turagira ngo uwudufashemo. Tuguhaye imitima yacu, Mwami wanjye Imana, kugira ngo uyitunganye. Yejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yameneye i Golgotha ku musaraba, kugira ngo dutunganywe rwose kandi tubonere rwose mu minsi yacu yo kurama. Mana Nyagasani Mutware, bidukorere gutyo kugira ngo tugende dutunganye, kugira ngo ubwo uzaza gutwara abawe
mwami natwe twe kuzasigara. Urakoze cyane, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye, amen. Bana natwe kandi ukurikirane inyigisho umunsi ku wundi. Imana y'amahoro iguhe umugisha cyane.